Arangije amashuri yisumbuye, Clapton Kibonke yacyuriwe na se umubyara amubwira ko diploma afite nta kimumariye. Biramubabaza maze afata icyemezo cyo kuva iwabo akajya gushaka ubuzima mu mujyi wa Kigali. Amubwira ntare kwa ngewe ntuzangiranye n'uriya mfite diploma. Ahita ambwira ati iyo diploma yahitegura umunyu ni diploma nyabaki. Yacuruje amagi ndetse biramutunga we n'abavandimwe babiri babanaga hano mu mujyi wa Kigali. Muri urwo rugendo rwose Clapton Kibonke yaje guhura n'umukobwa mwiza witwa Ntambara Jackie. Umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje. Wamara gusezerana ukabona ibirinke. Berekana kunda gutya iyo ngiye ntago nayifataga nk'inda baciye akaziga. N'umwana wanjye bagira utubuye turi batatu. Makimara kubana, Kibonke n'ubundi yarakiri mu buzima butoroshye kugeza naho zimwe mu nshuti za Jackie nabo biganye bamubazaga impamvu yemeye gushakana na Clapton Kibonke ari umukene cyane. Ari ubuzima bw'uburwayi. Hari none n'ubuzima bw'uburwayi mu bukene. Aho kugira ngo ngembe hano hantu nabipusi nabimbeba yayindi y'umushushwe imwe haze niba uyize ivuye no mu mata yaguye no mu mata ntago ngiye nakwemera kuba ahantu urumva kandi ikindi akamubwira n'undi munsi ntuzajya kumenyera. Umunyarwenya akaba n'umukinnyi wa filime ukomeye hano mu Rwanda Emmanuel Mugisha uzwi ku izina rya Clapton Kibonke muri filime ya Seburikoko yaciye mu buzima bugoye ndetse bushaririye mbere yo kwamamara aho kuri ubu ari umwe mu banyarwenya bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda akaba n'umubyeyi w'abana batatu. Uyu akaba tugarukaho mu kiganiro cyacu kuri uyu munsi ku mateka ye ndetse n'inkuru y'urukundo rwe n'umugore we babanye mu buzima bugoye bw'ubukene ndetse n'uburwayi. Akayurutse kumutungura akamuha impano y'imodoka amushimira. Mbahaye ikaze. Umunyarwanda niwe wavuze ngo imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Emmanuel Mugisha wamamaye nka Clapton Kibonke umwe mu byamamare hano mu Rwanda wanyuze mu rugendo rutoroshye kugira ngo abe ari umunyarwenya ukomeye uyu munsi. Ubusanzwe Clapton ni imfura mu muryango w'iwabo akaba yaravukiye mu gihugu cya Uganda we n'umuryango we baza gutura hano mu gihugu cy'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Baje hano mu gihugu cy'u Rwanda maze ku nshuro ya mbere bajya gutura mu karere ka Nyagatare bahamara igihe gito baza kwimukira mu karere ka Bugesera ari naho Clapton yakuriye. Urumva twageze mu Mutara inka tuzisigayo bita tujye Bugesera ni naho nigiye ni naho nakuriye nyuma umuryango wanjye nyine usubira mu Mutara. Arangije amashuri yisumbuye Clapton Kibonke yacyuriwe na se umubyara amubwira ko diploma afite nta kimumariye. Biramubabaza ndetse amara igihe kinini atekereza kuri ayo magambo umubyeyi we yamubwiye maze afata icyemezo cyo kuva iwabo akajya gushaka ubuzima mu mujyi wa Kigali. Noneho nakundaga ni muri iki gihe babyita kwikina nyine nikina gutya muri salo mu rugo mpita mvuga ngo ngiye ngo narize. Via hitambwira ngaga ya diploma icyo gihe tukirangiza secondaire wumvaga diploma ari ikintu kirenze. Mpita mvuga ntare kwa ngewe ntuzangiranye n'uriya mfite diploma. Ahita ambwira ati iyo diploma yahitegura umunyu ni diploma nyabaki. Nahise nshaka umuntu mpari ifite nge Kigali. Uko naje. Akigera mu mujyi wa Kigali yatangiye gushaka ubuzima agakora akazi kose atinuba kugira ngo umunsi umwe azereke umubyeyi we ko nawe hari icyo amaze nk'umuhungu w'imfura. Yacuruje amagi ndetse biramutunga we n'abavandimwe babiri babanaga hano mu mujyi wa Kigali. Ise yaje kubona akazi mu mujyi wa Kigali barabana na bashiki be ariko kaje guhagarara asubira mu cyaro. Kibonke maze asigarana n'abavandimwe be ariko ubuzima burakomera cyane. Ubwo ubuzima bwari bukomeye umwaka w'amashuri urangiye bashiki bagombaga gusanga ababyeyi mu ntara ndetse na Clapton nta yandi mahitamo yari afite kuko nta bushobozi yari afite bwo kwitunga. Yazinze ibye yitegura gutaha aca ku nshuti ye Kayumba Vianney uzwi nka Manzi muri filime nyarwanda. Mu buryo butunguranye Manzi yamusabye ko atataha batangira kubana gutyo nyuma aza kumubonera akazi nubwo kari ntica ntikizi.
Kibonke agaruka ku nkuru ye avuga ko nyuma yagiye abona kandi kazi hamwe agahinga amafaranga 50,000 ahandi 80,000 agira atangira kwizigamira afite intego yo kwirihira kaminuza nubwo byaje kurangira yitangiye abavandimwe be. Ntago navuye ku ishuri ngo nsange bampamagaye ndi muri class barambwira ngo petit frère bamwirukanye mpita ntekereza ukuntu agiye kwicara ku cyaro udufaranga nari mfite tugera mu 40,000 ngira ngo mbitse mpita ntoherereza mpita ndavuga ntago byavamo ntago igihe kiragera cyuko nafasha urumuna wanjye nanjye niga kaminuza. Imfuri wanyu hari ibindi bintu biba bikenewe ushaka kwiga kaminuza abo gukurikira bari muri segonderi cyo nakubwira cyo nuko nabiretse kugira ngo nshyigikire barumuna wanjye ubaranje. Mu mwaka wa 2012 Kibonke yaje kurwara uburwayi bukomeye amara amezi 3 mu bitaro maze atangiye koroherwa biba ngombwa ko asubira iwabo mu cyaro. Yaje kongera kuva iwabo mu cyaro abonye akazi ko gucuruza amasahani. Ni ibintu byo kumeza byose amasahani biyiko n'ibiki byose mu mujyi muri ndi mu bantu bakoreye bwa mbere muri City Tower icyuzo igifungura. Nubwo Kibonke yakuze azi gusetsa abo babanaga ntabwo yigeze atekereza ko umunsi umwe azaba umunyarwenya ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo ngo yari umuhanzi ndetse yanakoze indirimbo zitandukanye zirimo n'iyi. Uwo mbabwira janjarabizi. Kugira ngo urugendo rwe rwo gusetsa abantu arutangire nk'umwuga Kibonke yaje guhura n'umunyarwenya Ramjan Joshua ubwo yacuruzaga amasahani maze atangira kumumurikira abanyarwanda biciye mu biganiro byanyuraga ku yahoze ari Remigo TV. Wow! Vacances zageze. Mukamana! Yes! Anjiga! I missed you so much. Really? No, kuri kwimando. Ndarahiye. Really? No. Kibonke nubwo yarageze kuri televiziyo ibyo yakoraga byose ntabwo byagendaga kugeza ubwo abonye umwanya wo gukina muri filime Seburikoko ari nayo akesha izina rye afite kuri uyu munsi. Uyu muneke mu piki. Ubusabane bari kubona urya umuneke baragira ngo ntago tumaze kurya. Muri urwo rugendo rwose Clapton Kibonke yaje guhura n'umukobwa mwiza witwa Ntambara Jackie. Abo bombi bahuye mu mwaka wa 2015 bahuriye mu kazi. Inshuti ya Jackie yakoraga ubwo yaragiye kureba inshuti ye mu kazi. Kibonke nawe akahaca aje kureba umukoresha we. Icyo gihe yahasanze Jackie maze bamenyana ubwo. Hari ahantu mushuti wanjye yakoraga mu Giporoso. Umushuti wanjye twariganye noneho najyaga nkunda kujyayo kumureba ntegereje musaza ngo ave ku kazi akenshi hano kubera ko ntabwo nakundaga kuva ku ishuri ngo njye mu rugo njyenyine. Uwo mushuti wanjye ndiyo umuntu yakoreraga yaraziranye na Papanera. Na Papanera aza aje kureba uwo mubosi we. Muri make naho twamenyaniye. Icyo gihe tumenyana twabaye inshuti kuko ni umuntu uzi kuba inshuti pe. Tutaranakundana twabaye inshuti zisanzwe. Barakundana kugira umwaka wa 2018 bafata umwanzuro wo gusezerana mu mategeko. Mu bukwe bwatunguye benshi bamwe bagira ngo n'urwenya. Umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ni ubukwe bwaranzwe dudushya twinshi ndetse n'urwenya rwinshi aho Clapton Kibonke yatera urwenya agaragaza ko ari umunyarwenya. Gitifu wabasezeranyije yagize ati ninde uzayobora urugo rwanyu? Nuko Clapton asubiza agira ati tuziyeranja. Gitifu arongera ati umugisha guhuza umuntu ku nkeke n'iki? Nuko Clapton ati no gutesha umuntu umutwe ukamusiteresa. Ibyo byose Clapton yasubizaga abantu bahitaga baseka kubera uburyo yivugiraga. Nubukwe Kibonke avuga ko yahishe bitewe nuko yangaga amagambo y'abantu. Umugore ngo yaratwite ngo yarageze gute nibyo nangaga mbere. Kuko iyo babivuga ntararongora
byari gutuma ntasekamo imbere yo ku murenge. Hari ukuntu budafite ka stress uvuga uti nta cyabaye, wamara gusezerana ukabona ibirinke berekana kunda gutya. Iyo ngiye ntago nayifataga nk'inda baciye akaziga, n'umwana wanjye bagira batubwiye turi batabwire, narabyihoreye kuko ibyo bavugaga ni ukuri, kwari ukuri. Urumva kuko nyuma yaho none se ubu nari kwanga murabeshya yarahaze, nyuma y'amezi 2 nabyara nkongera nkavuga ngo narabeshyaga nanone, nari mbizwe nyuma y'amezi 2 nzabyara. Nyuma y'amezi 2 akoze ubukwe, Kibonke na Jackie bibarutse imfura yabo, aho avuga ko impamvu yahisemo guhita akora ubukwe ari uko yifuzaga ko umwana we w'imfura amuvukira iruhande. Nashakaga cyane nuko umwana amvukira iruhande, nta kintu narwanaga nacyo. Nashoboraga no kuba namwihorera akabyarira ahandi nkitegura akansanga ameze neza, ariko icyo nashakaga nuko umwana avuka njye mpari. Imfura yabo yitwa Mugishanera Oriane. Uyu mwana numwe mu bana bakomeje kugaragaza impano zitandukanye. Muri video isa umubyara akunze gushyira ku mbuga nkoranyambaga ze, aho baba bakina komedi. Uyu mwana kandi akaba yaragaragaye no mu bikorwa byo kwamamaza. Uvuze? Et faire petit besoin. Kandi nyoko ne wanshutse ngo tugushyire mu Gifaransa. Mama ne umva ibyo umukobwa ari kumbwira, sinzi ibyo ashaka. Mbwira. Et faire petit besoin. Ngo arashaka iki? Nawe ntabyuzi. Makimara kubana, Kibonke n'ubundi yarakiri mu buzima butoroshye, kugeza naho zimwe mu nshuti za Jackie nabo biganye bamubazaga impamvu yemeye gushakana na Clapton. Kibonke ari umukene cyane. Mu ijoro ryo ku itariki 25 Gicurasi muri uyu mwaka, ubwo inshuti n'umuryango wa Clapton, Kibonke na Jackie basangiraga bashima Imana ku bw'ibitangaza yakoreye uyu munyarwenya wamamaye muri sinema y'u Rwanda nyuma yo gukira indwara yari yafashe imyanya y'ubuhumekero. Umugore we yatanze ubuhamya bwuzuye agahinda burimo inzira ndende banyuzemo bava mu bukene kugeza babashije kubaka inzu, kugura imodoka ndetse n'ibindi. Mu kubara inkuru y'urushako rwe, Jackie wanyuzagamo agasuka amarira yavuze ko yashatse afite imyaka 22 y'amavuko. So turakundana, igihe kiranagera turabana. Twabanye 2018 mu kwezi kwa 10. Nari ntwite neza. Ni ukuvuga ngo nabonye version ebyiri z'ubuzima bwa Papanera. Hari ubuzima bw'uburwayi, hari none n'ubuzima bw'uburwayi mu bukene. No kuba yarakennye ntabwo yabimpishe mbere yuko tubana, nabyo nari mbizi pe. Jackie akomeza avuga ko imfura yabo ariyo yazanye umugisha, maze ubuzima butangira guhinduka, ariko hasigara ikibazo gikomeye cy'uburwayi. Clapton Kibonke avuga ko umugore we yamwihanganiye kuko yashaka yari kwigendera, ariko Imana yamubaye hafi aramurwaza kugeza akize, ndetse agashimangira ko gushaka umugore byatumye akura mu mutwe. Kuba umugabo ni bituma utekereza. Mbere nararyamaga nkarwana no kwishyura inzu gusa, ariko ubu nsigaye ntekereza ninde umwana wanjye azabaho gute, njyewe natera imbere gute, umuryango wanjye watera imbere gute, bigatuma ntekereza neza. Mu mwaka wa 2022 nibwo Kibonke na Jackie bibarutse ubuheta bwabo, no kuvuga umwana wabo wa kabiri. Mu mwaka wa 2024 bibaruka umwana wabo wa gatatu bise Mugishanora. Umwuga wo gukina filime wahinduriye ubuzima Kibonke, aho kugeza kuri ubu ari byo bimutunze n'umuryango we, aho yarenze gukorera abandi. Kuri ubu Clapton akaba asigaye afite filime ze bwite, irimo izwi cyane yitwa Umuturanyi, nayo imwinjiriza amafaranga menshi. Icyubahiro n'amafaranga ntacyo byamarira
ntafite amahoro y'umutima, nitwa icyaremwe gishya, nkora akazi ko kurinda abantu n'ibintu, ntago banzi. Iyi ni filime yatangiye gukora mu gihe cyaguma mu rugo muri COVID-19, atangira kuyandika, aza no kuyishyira hanze, ikundwa n'abatari bake, nyuma aza no gukora izindi zitandukanye. Uri ikigori, uri igicucu, uri ingegera, uri Ni kimwe muri ibyo ngibyo. uri ingegera yambaye uruhu rw'igicucu, akiteye nk'ingetura, ifite ikintu itazigezaho, wapfuye ubuzima mu Imana. Mu gushimira umugore we, muri ibi birori Clapton yamuhaye imodoka, amushimira ubwitange ndetse no kwihangana yagize, agakunda wari umukene w'umurwayi. Reka mbashimire cyane mwese twabanye, mukomeze mushyigikire mukora subscribe, like, share na comment.